Geshingiye kubyo nabonye. Ndi umugabo wo guhamya ko nubwo Yesu bamwita umuzimu bakambwira ko Imana itabaho, nababwira ni mundakera umuzimu wanjye nguye neza. Ubu hari abamaze gushyira systeme yari yike bita ngo nibitwenge birirwa basetswa n'abahungu. Hari nabandi nabo barimo bajya gushakira umunezero muri gym, ntawe ubavuga, ariko mbabwiye nimba hari umunezero uhagije dushyikira nuwo muri Yesu. Rero nimba na Bibiliya ibeshye ikabita nabaho, n'Imana ikabitabaho, ibi bintu biranyuze. Nimba nariyobye naramaze. Reka mbabwire, mwari muzi ko ahantu bagushyize Imana ihakurikira bitewe n'iki kurimo. Ibwami haturutse itegeko ryo kwica abana bose bangana na Mose. Imana ibirarakara bati murica amavuta 7 uwo mwabuze icyo ari cyo. Ahubwo genda tegetse ngajya gukugurirwa na pampe gisinuri warikizeho. Ariko mbabarumbwiriye abantu batatu ngo Imana ije kugucira amande abaje kugushinyagurira batarahawe ijambo. Mva we tega amatwi, ntago wabyumvise, siwe kudafashwa. Sumva uko mvuze mukecuru ije kuducira amande. Ndavuze ngo Imana igucira amande abahagurikiye kugushinyagurira. Imana itabahaye uburenganzira. Imana ibacike baca amande. Imana n'agahinda gakomeye ho kuririmba ariko gashinyagurirwa nyuma. Keretse babimwe batera mu rushinge nibwo byamfasha. Ntabwo mfite ukuntu nabibabwira birananiye. Abantu basigaye baryohewe n'ubusupu bwa diyari. Buhanga bwajyaga busanga umuririmbyi kabati gitarewe inuma zaho ziraguguza numva muvaho haza gwipenda sasa penda saraba we shugunya pe. Barimo barabogosha kugeza ku rwego umuntu yambara akadodesha umwenda utamukwira, nk'umuntu akambara agapantaro kamuhambiriye kujya ugakuramo ugatera amazi. Ibyo bintu byaje bite? Bari kubogosha kugeza ubwo basigaye bajya ku ruhimbi ahera, nta bwenge bafite, bambaye inkweto zitagira amasogisi, bibanze bagenda bimeze nka dendo ngo niba ari bapare, ngo niba ari ariyo ngo ni bapare, nta masogisi bambaye kugira ngo bakunde bamere nk'abanyaburayi. Ibyo bintu muzana ku ruhimbi bitarimo amasogisi mwabivanye. Ariko barabogoshe birarangiye kugeza ku rwego uri mureba umugabo wamureba ukamureba ukajya umucunga kabona hano yarahogoshe naharogosha ariko asigamo kareke para kono ukabaza se ni shehe. Noneho kumbi bamubwiye ngo iyo ni systeme y'abastari. Wanyumvise y'abaki? None n'ubu hari abatipe barahanga b'abagore bari muri salon de coiffure bashinzwe kugira ngo banogonora abagabo. Barakogosha bamara kukogora ati cura amasa, umuntu ukugura akagushyira hagati y'ibibero agashimashima ashimashima amavuta bayamaraho yahagarara ngo arya muraririmbi ngo niyihe kandi bamurangije. Haje ikigurupe cy'abagore ngo gishinzwe ngo kuruhura mu bwonko. Ikigurupe cy'abagore ibyo barimo bakora biragatsindwa n'agasani ngo bajya kuruhuka ngo baruhura mu bwonko. Mfite agahinda gakomeye, mbonye ababaye ku ntebe y'imbere ari abashumba bakomeye badashobora no kuyicara. Bivanga Imana ntirobanura ku butoni. Nashaka be yari n'umuvugizi mwabibonesheje amaso. Ntabwo Imana irya ruswa adashobora kubakandagira. Mbonye abashumba buturara binjiraga tugatitira adashobora no kuza ngo muyemikoro ngo asenge. Mbonye abantu bajyaga binjira isigaho bangana tinguwaraje twese tugahaguruka, ariko kubera Imana bamaze kumwogosha wagasigara atagisha no kuvuga. Nimumfashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri
y'umubiri ikarinda na stress. bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Abacamanza 16:19 baravuze ngo umusinzirira ku bibero ahamagaza umuntu kumwogosha. Imigabane 7 y'umusatsi ahera ko amushinyagurira, imbaraga ze zimuvamo. Imana iduhana umugisha. Ndumva mfite ijambo rifite umutwe uvuga ngo kuba mu mavuta ya 7 bizakurinda gushinyagurirwa. Kuba mu mavuta ya kangahe bizakurinda kugira gute? Hanyuma ndebera mugenzi wo mubwire ngo ugume mu mbaraga za 7 kugira ngo Imana ikwicire umuzimu bita mushinyaguzi. Kugira ngo Imana ikwicire umuzimu bita nde? Mushinyaguzi. Kuko ndashaka ko uyu mugore baduhangana n'umudayimoni bita mushinyaguzi. Namenye ko muri mu mavuta yo gusenga asanga abantu basenze neza, Imana ibaha inyundo, kandi inyundo niyo gukubita umuzimu wananiranye. Rero ndagira ngo duhangane n'umudayimoni bita nde? Ndebera mugenzi mu maso mumbarize uti wakugezeye. Tutabeshyanye wakugezeye. Riko mwijuru hari Imana. Haleluya. Turebe itangiriro gatoya hanyuma wowe uraza kunsomera muri ya magambo mumenyereye ya 7 avuga imbaraga za 7. Yesaya 11:d. Jewe ndimo ndavuga hano gatoya uburyo iyo uhagaze mu mbaraga za 7 Imana ikurinda gushinyagurirwa kandi bigushinyagurira bihari. Babarundebere mugenzo mubwira ngo nubwo byateraniye kukurira imbere y'agashinyaguro, Imana igiye gushwiragiza igiterane cyabo. Bimubwire 2 uti Imana ishwiragiza igiterane cy'abadayimoni bagamije kukugira ngo bagushinyagurire. Bashinyagurira abana bawe, bashinyagurira urugo rwawe, bashinyagurira imitungo yawe, bashinyagurira ubwenge bwawe, bashinyagurire korari, bashinyagurire itorero, bashinyagurire n'igihugu. Birashoboka cyangwa ntago bishoboka? Ababyemeye batererera nta kibazo. Tangiriro 4:1, Tangiriro 4:14 aravuze ngo igitabo cy'Itangiriro ibice 41:14 aravuze ngo maze Farawo ahamagaza Yosefu bamuhubura mu nzu y'imbohe ariyogoshesha yambara indi myambaro. Biterane by'abari baje kumushinyagurira biramwara sijya wahera Imana ihabwa icyubahiro. Ubundi iyo yaje ntago bagukuriyo neza baguhubuzayo. Nagira ngo ndebere mugenzi mubwire ngo hazakora irindi tegeko. Hazakora irindi tegeko iyo Imana yaje. Ntabwo ari ngombwa ko bagutwara neza. Baguhubuzayo kubw'iki? Kubw'itegeko. Ubwo rero ndagira ngo turwane n'umudayimoni bita mushinyaguzi iki? Bita nde? Mushinyaguzi. Sumundi abo bamuhubujeho kera kose babaga he. Ariko turashimira Imana ijya gukora ntigira abantu ihamagaza. Ngaho soma sha twumva imbaraga 7 ziri muri Yesu. Yesaya 11:d. Yesaya 11:2. Ndumva n'igifaransa cyumva. Igishobora gutuma udashinyagurirwa ni kimwe. Ndeba madam. Nukuba mu mbaraga za 7. Mu mavuta ya kangahe? Soma tugende twiziganira. Biravuze ngo umwuka w'Uwiteka azaba kuri we. 1 umwuka w'ubwenge n'ubuhanga. 2 3 umwuka wo kujya inama. 4 n'uw'imbaraga. 5 umwuka wo kumenya Uwiteka. 6 n'uwo kumwubaha. 7 Yego. Fata mugenzi w'ikiganza ngo uzuze imbaraga z'Imana muri wowe abadayimoni bagushinyagurira abakuveho. Tala patika sobanita salas grai beto de foria mavuta menita kutafo sensible de God kandi wizi chosas
ntibaze kubabeshya ngo bazabashuke. Amasomo yo mu Rwanda afite aharangirira, wamara kuyarangiza bakaguhereza diplome. Wanyumvise? Habanza icyo bita ngo ni gardien. Mwangurikiye? Hagahita uva muri gardien uciragura, wigaragura mu myenda, bagukarabya bajya kukuzanira amavuta yo gusiga basanga basubiye mu byondo. Icyo murakizi? Iyo uri muri gardien bajya kukuzanira amavuta yo gusiga bamaze kugukarabya bagasanga usubiye mu itaka. Hakabamo icyo bita primaire. Ibyo ni byakangahe? Hanyuma hakaza icyo bita uva muri primaire ujya muri secondaire. Ubwo muri secondaire ubutangiye kumenya icyatsi n'ururu. Ariwo Paulo yavuze ngo tugomba kuva mu bya kera bya Kristo tukigira imbere ho gatoya. Aho umwama dutunganyiriza. Iyo umaze kugera muri secondaire ubutangiye kugirirwa icyizere cyo kuzakurura amasomo. Bahita bakujyana noneho mu cyo bita university. Hehe. Aho rero ni ahantu haba abasoma. Abasaza bamwe baratwicaje kuko tutabanje kwiga university. Ntimuzabarenganye no kwa Yesu bazabicaza. Ntabwo muzakangisha ko mwaririmbye cyane, mwayoboye cyane, mwahanuye cyane, mweretswe cyane. Biri gusaba amasomo. Ndebera mugenzi ngo no kwa Yesu hari ibisabwa. Iyo umaze kuva muri cyo bita ngo ni university, haba hategerezwa kujya mu yindi system bita ngo iki? Masters. Hehe. Masters. Aho rero iyo umaze kujya muri masters niho handi ubutangiye kugirirwa icyizere n'igihugu, ariko none utangiye kurenga imbibi z'igihugu watangiye kugirirwa icyizere n'ibihugu. Ntitugikeneye agakiza ko mu mudugudu, ntidukeneye n'ubuhanuzi bwo mu kagari, nta nubwo dukeneye abaririmbyi baririmba mu murenge, ahubwo dukeneye abantu bagiye kuririmbira Imana mu ntara, barenga intara bagahita bafata igihugu, bagahita basohoka bajya Kadada no mu batinganyi no muri Amerika na California. Aho niho bita ngo ni aho bita muri masters. Iyo uri muri masters y'Imana nubu gikenewe naho bita ngo ni apa ni what is the name here? Kuriyaga. Ntabwo ubu gikeneye kumenya amakuru yo kuriyaga gusa, ahubwo bamaze kwisumbukuruza utangiye kumugisha wisi. Ndebera mugenzi wo mubwira ngo Imana irashaka kuguha amavuta y'ubura isi. Amavuta ya karindwa ayobora isi, amavuta ya karindwa ategeka isi, amavuta ya karindwa arenga umudugudu, arenga akagari, akarenga umurenge, akarenga intara, akarenga igihugu, agafata ibihugu. Rimwe na rimwe muzabaze neza ubutumwa Paulo yavuze, ntabwo yabwiraga igihugu, yari amaze kumuvuga ubutumwa y'ibihugu. Rimwe na rimwe uzabaza Yesu cyamuzanye n'ugusenya amatorero, ahubwo agiye kumuvuga butumwa mpuza mahanga. Nicyo gituma ngira ngo mbabwire kuri izo mbaraga singahe uyu muntu umaze kugira icyo bita hakurikiraho kandi kahe eke do suga bankurikiye tugeze kuri kangahe nyine tugeze ku mubare wa kangahe? 5. Mwanyumvise? Mwanyumvise sha? Tugeze kuri doctorat ni umubare wa kangahe? Muravange. Gardienne, primaire, secondaire, university. Hakurikiraho iki? Masters. Masters ni ya 5. Masters ni ya 5. 6 ni PhD. 6. Uretse kumvanga ntabwo hasoma. Hari gardienne. Akaza primaire. Yes. Akaza secondaire. Akaza icyiciro cya mbere cya kaminuza. Yego. Akaza icya kabiri ari cyo bachelor degree. 5. Akaza icya masters. Hakaza PhD. Yego. Ugakomeza rero za doctor. Reka turangirize kuri PhD. Nimugerageze mu ndebe hano duhereze Imana icyubahiro sha. Niwizi ni mando gide foria. Etande gome. Ndagira ngo mbabwire ngo ibingibi murimo bifite igipimo. Niho umukozi w'Imana bita Paulo yabyitegereje yandikira Abefeso ibice 6 umurongo wa 20 avuga ngo ibyo muzakora byose ntago bizabafasha sadepa n'imbaraga zizaba zibarimo.
haravanga ibasha gukora cyane ibiti byo dusaba n'ibyo twibwira ngo ariko cyane cyane itarebye aho wanyuze n'ubupfubyi bwawe n'ubumuga n'ubujiji ariko cyane cyane kuko imbaraga zayo ziri zigize gute gira mu gihe Imana nigupakire nawe uzapakira abandi. Ntibababeshye iby'iyi Imana bifite itangiriro bikazagira n'iki. Noneho muri iyi system nimo mbabwira yo kuba ufite amavuta ya kangahe ya 7, ndashaka kubatangariza yuko hari urugero ugeramo uko ukabuhawe imbaraga z'ubwirinzi bufata icyo bita abashinyaguzi. Koko wambere inkora mutima ukabaho kubawe nanjye nkagukunda nzatanga ingabo nyinshi zipfa ku bwawe kuko yankunze akaramata nanjye nicyo nzamukiriza gahitiza kuko yanze ubugome bakaba batinganye ntabigemo bakaba abanyamoko ntaba umunyamoko ngo yange abantu kubera isura bagambana ntagambane kuko yanze ubugome nanjye nzamusiga amavuta yo kwishima murutishe ndebera mugenzo mbyango ntabwo atungana. Hari itegeko rituma tutangana. Ibyo ukunda Imana yanga bizaguheza hasi ariko ibyo wanga Imana yanga bizagushyira hejuru. Fata mugenzo mbyango ajya mu mbaraga za 7 wica umudayimoni wo kugukoba wo kugushinyagurira. Mudayimoni wo kugira gutesha. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyuzuye Kristo nibyo yagize gute yaduhaye. Ibyo Kristo yuzuye nibyo yagize gute. Tuvuge kuri ziriya mbaraga z'umwuka wera w'Imana twisengere. Iyo urebye usanga harimo abanga umwuka w'Iteka azaba kuri we. Wasoma ubutumwa bw'izugo bwanditswe ni Yohana bukavuga ngo ni byiza ko ngenda kuko ninagenda ntacyo bizabamarira ariko ningenda nkabasukira imbaraga umwuka naza nagira gute ariko mushimira Imana muyikomera amashyi yatumye tubona imbaraga. Umwuka naza number 1 azatsinda bisi. Ngira mugenza ngo turacyari abisi byo bababeshya yego turimo turajya mu ijuru ariko akakanya ubu turabisi. Ntambara turimo turwana niyo mwisi umucero uri mwisi ibitoki biri mwisi yewe Selemani mbabwiye ngo nayivuyemo naba ngiye kubabeshya. Niyo mpamvu umuntu wese waremwe mu cyondo agahumekerwa mu mwuka w'ubugingo ahora ajya muri system yo gutembera. Iyo umwuka w'Imana wageze muri 7 aguha imbaraga zihera muri 7 kenshi ugahurira kwa mwuka ariko iyo uri hasi utemberera kwa cyondo kenshi. Ariyo mpamvu bari mu cyondo bazasarura ubusa ariko abatinda kwa mwuka bazasarura ubugingo buhoraho. Tuvuga kuri izi mbaraga zizatsinda bisi zikabemeza iby'icyaha cya my friend. Mushobora kubona mu muterana mugatigita abandi mukanaririmba ibyo bikaza mukagera icyo kinezeza Imana. Ndenda kubatangariza ko ikintu gishobora kunezeza Imana ari ukubona umuntu wihana n'umuntu waguye agaruka ku Mana. Icyo ni cyo gitangaza cya mbere. Ni nama biriva ngo bahinduriye beshi gukiranuka bazambikwa amakamba atatseho inyenyeri nabo ubwabo muri ubwo bwami bazaka. Hari ahantu ijuru rizakanda tera butere wake gira mugenzo ngo tuzaka kubera ibinimo twakoze tuzaka nitugeraho tuzaka uzaka we uzaka bavuga ngo yambaraga umwenda udateye ipasi ari karimaraka yari umupfubyi ari karimaraka yari umupfakazi ari karimaraka ntabwo yari umunyamafaranga ari karimaraka kubera iki yakoze aho Imana ishaka. Wamubyutura agapfuko ari by'Imana ishaka naho ibindi barakubeshya ibi mwigira niyo handi uzapfa baguhambe ariko misiyo uzasiga n'izasiga amateka. Wari wese azapfa ariko uzasiga amateka. Abo bantu bazaka nk'inyenyeri. Mbabwira ko aba bantu bamaze guhura n'umwuka wa mbere. Iki wa mbere urabaforomata uraguforomata wica ubushinga n'ubuzigama. Mwajya bati ego mwabasingama ati Yesu umwami we ukavuga byahindutse ryari se wakundaga kujya muri ndombora ya soro ukabona sigaye gira imbyino zarahindutse ze byahindutse ryari.
ku buryo ubareba ukabona na kumwe batambaga batangiye kuhindukiriza Yesu. Niwe wenyine ufite imbaraga zifata abantu, zigafata umuntu w'umugabo akabyina atanywe ibyuya bikaza, zigafata umugore akabyina ibyuya bikaza nta nzoga yanyweye. Kubera iki? Baramuforomase bamucomekamo ibindi bintu. Aywa! Mbabaro ndebere mugenzo y'utu ubundi bikubamo nibiki? Mundebere umumbarize bikubamo nibiki? Ibikubamo nibiki we? Pido wazika fora. Yewe Yesu wangenje ute? Yesu we uko wangenje kuramaze kandi kuranyuze. Rekera. Hari ibintu abacomekamo. Nibi mubona muri mwigire. Hari karitsiye tuzahuramo tumenyana. Ngira mugenza ngo uko abasinzi bamenyana n'abanywi bitabiri kabanukaho nikabo yacometsemo ibyo bajya bamenyana. Narababwiye ngo iyi telefone murebe hirimo simukade MTN, aho bagukontorera barahazi ubyanga cyangwa ubyemere. Niyo wibeshye ukazaragira bakoze ikosa baba bavuga ngo murebere ku muntu ariyunguye. Uri hehe? Atari ibyumba nguwo ari hehe? Ngo wageze mu Bugesera rebera aho ngaho ahagiye ku kibuga cy'indege. Kubera iki? Uri muri system. Mbabarumbwira mugenzi we ngo Yesu afite system. Abari muri system ya Yesu bazamura haleluya wa Pelaza da bata kotana sandara boria my gomesta for metwasta for beniwi heni ya sando gide foria. Ntabwo wanyumvisha uburyo uvuka mu majyepfo undi akavuka mu majyaruguru undi akavuka iburasirazuba, mwese mukaba muri kumwe muri system ya korali kandi muhuje umutima muri bamwe. Ariko mbabari umbwire uba atari system najyo wapi? Yesu yagize neza. Haleluya! Yesu arabakunda. Geshingiye kubyo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nubwo Yesu bamwita umuzimu bakambira ko Imana itabaho, nababwira ni mundakera umuzimu wanjye nguye neza. Abantu bagera mu bakomeye mu batubwirire mutabarokore ni mutureke mucyo bita ngo ni freedom. Buri wese areba ikimunezeza. Ubu hari abamaze gushyira system yari y'icyo bita ngo ni bitwenge birirwa basetswa n'abahungu. Hari n'abandi nabo barimo bajya gushakira umunezero muri gym nta ubavuga. Ariko mbabwiye nimba hari umunezero uhagije dushyikira nuwo muri Yesu. Rero nimba na Bibiliya ibeshye ikabita nabaho n'Imana ikabitabaho, ibi bintu biranyuze. Nimba nariyobye naramaze abandi bayobye nkanjye bazamura haleluya. Uyu mwuka uguforomata inzangano niwe Imana yemera, ukaguforomata ugahita uhinduka icyaremwe gishya. Bivuga ngo umuntu umwuka yasanze hasigarana ikintu bita ngo ni ibicece by'ibyaha. Mvuge kuwa kabiri, umwuka wa kabiri uravuga ngo ni umwuka w'iki ubwenge ubwenge. Rega mutazabyinira mu kibuga shitani yafashe mukagira ngo mwe murabyina kandi yaragishyikiriye. Nutuzuza ibisabwa ntabwo uzabona ibyo Imana ishaka kugura. None se madam, iyi telefone ko ari yawe ushobora gukanda akanyenyeri 182 ugahita ukora 2 ukohereza umuntu amafaranga bigakunda. None ibi by'Imana mushatse kugira uko mushaka murabikura he? Nimba mwubahiriza ibya MTN urabona byavamo. Ariko iyo mitwe mwayiretse nimujye mu mbaraga Imana yabageneye muzinjiremo mubone ukuntu mukorana nayo. Hariya tugeze ku mwuka w'ubwenge sibyo? Wiki umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga. Ngira mugenzi ngo n'iki gihugu kigeza kubera ubwenge Imana yagihaye. Ibikize mbabarira mureke tureke ubujiji ahubwo tugira ubwenge bw'Imana. Uyu mwuka w'ubwenge ashaka kuvuga n'uwe nshuti zanjye ni umwuka wesha Imana icyubahiro hari igisebo kuri yo. Ni umwuka wesha Imana kumenyekana aho bashaka kuranga ibigirwamana. Ni umwuka usenya gutingana ugashyiraho imbaraga z'Uwiteka. Ni umwuka urwanya
abashinyaguzi abaki bashinyagura kubera Imana, ahubwo Imana ikongera igahabwa iki icyubahiro. Twasomye umuntu bita Yosefu, hano mwamubonye, niwe wa mbere yafashe. Kizakubwira yuko ufite umwuka w'ubwenge nuko ugukiza icyaha. Hano mu gitabo cy'umubwiriza hari ijambo rivuga ngo umumaro w'ubwenge nuko urinda ubugingo, nuko ubwenge burinda ubugingo bwugize gute. Ye noneho baranababeshya. Mbariza mugenzi wawe uti icyaha Imana yakubujije umara igihe kingana iki utaragikora. Mbabarira umbwire, nimba turi abanyabwenge, icyaha Imana yakubujije kimara igihe kingana iki utaragikora. Rero ngo kunda abagenzi bawe uti ntunanyura mu nzira ndi buce mu mwana w'urukubika. Wasa ni sawa. Hari n'uwavuze ejo bundi muri televiziyo ngo umuvuga butumwa aravuga ngo ntabwo yababarira abanzi be, ngo ntiyakunda abanzi be. Ririya vuga butumwa rirapfuye. Igipimo gikomeye cyatuma uhinduka umunyabwenge ni ukugaburira umuntu utashakaga kurya. Kombyuti data yabikoze ngo ino twishimane dusangire. Ngira mugenzi wanjye Imana izagutabare babandi bagihari. Uba babona imbaraga z'Imana sha. Babona imbaraga z'ikiwe. Ariko abanyuma bazamura Haleluya. Ugiye kunyita umubeshye se? Tambikira kwa Yosefu wavutse nk'uko abandi bavuka, ariko agira ibanga ry'icyo bita imbaraga z'Imana zirindwi, kuko hari igihe Imana iziguha utaranagera uzazikoresha. Ariko ndashimiye Imana we. Umva we, bamwe bazi ko izazibahera kumbiyo. Ejo mundi haraga ngo kitwere Yeremiya kagiye kuvuga kavawe ati sinabishobora ndi umwana. Imana irambwira ngo reka dawe nakumenye kera. So na nyoko batarahura ngo bakubyare. Nari narakwejeje imbaraga ndazikugenera. Gira mugenzi ngo hari ibintu Imana yakugeneye bari abakwanga batarabaho. None ucumujwe nabo. Hari ibyo Imana yadupangiye batarabaho, bataravuka, batarashakana. Zamura Haleluya. Yaba waruzi imbaraga za karindwi ntiwacumuzwa nabo muturanye, kuko amavuta Imana yakugeneye yayageniye batarabaho. Abo rero ibikurimo birabaruta. Hobara mugenzi mubwira ngo ibikurwanya urabiruta. Abakurogura baruta, abarangura baruta, amahembura yaruta, inyatsura ziruta, divorce ziruta, cyangirura kiruta, kuzingura kuruta. Abizaya ko Imana yabashyize hejuru bahaguruka batera Haleluya mu izina rya Yesu. Yamwe ubona kumenye ntarakurema we. Imana isanga uwitwa ngo ni Yosefu akiri akana gato kakiri muri primaire. Irakabya tumva ntukangwe na bikuru byawe biri muri Iraq. Fata imigabane 7 uzabayobora. Ariko ino Mana iteye ubwoba. Ngira mugenzi ngo ikubitsa ititeye ku birufite. Ikubitsa ibintu ititeye ku birufite. Umwana bifata akiri muto bitangiye kumukirigita, ahita abwira abagenzi bati ndarose. Ati Imana irambye ngo nzabayobora. Iramujyana itangira kumwereka ikimenyetso ngabona imiba 12 ishushanya Isiraheli ngo yose iragwa, ngo ari kusigara ugize gute uhagaze. Ndagira ngo mbwire mugenzi ngo muri amasengesho Imana igiye kuguhagarikiraho bashakaga kuwunama.
imana yunamura ihembe ryawe. Aho bari bazi kurangirira niho ugiye gutangirira, aho bari bazi gupfira niho ugiye gukirira, aho bari bazi ko rusenyukiye niho ugiye kurwubakira, aho bakuzingiye bagatwara imyenda niho ugiye kubukorera. Kandi ndumva hari imbaraga kuri uyu munsi wa karindwi zigiye gukubita umudayimoni bitatu umushinyagurire. Mbabarira, tega mugenzi wawe ikiganza umbwira Imana ikwiciye ibigushinyagurira mu izina rya Yesu. Imana ikwicire mushinyaguzi, Imana ikwicire mushinyaguzi katika jina la Yesu. Mwana baraye harababwira ati ubwo se ibimenyetso biri hehe bigaragaza yuko uzatuyobora? Harababwira ati nabibonye, imiba yahagaze ari 12, iyabiragwa uwanjye usigara ugize gute uhagaze. Ndabona mudafashwa, reka nigera hariya, ndigera hari imbere. Reka no kuganira n'abantu bari mu mavuta ya gatatu baragoye. Abari mu mavuta ya gatatu muganira agira ngo uranani basa nitwahereka reke sinara mu kihano, ngwarashonje gese nari gira mugenzi ngo kuru rwitwaza aho ngaho n'ukubera amavuta kurimo. Abafite karindwi baterara yawe hiya bala kota foze bora. Kandi ndagira ngo mbabwire, ngiye kubahanura ubuhanuzi vuga ngo nta bimenyetso Imana irakora, kandi mubwira ngo n'ibimenyetso igiye kubitanga. Baramubaza ngo ibimenyetso biriya, dore ko bakunda ibimenyetso kubi. Harababwira ati nuko imiba yabo yaguye uwanjye usigara ugeze gute uhagaze. Tetita azando praza foria ayiwe Mana nyiringabo we mavuta umva sha umva kakanu muze. Bimwe mu bizakubwira ko ufite imbaraga zirindwi, abatazifite bazakwanga. Nimba abantu bose bagukunda uri umukozi wa shitani ntabwo uri uw'Imana. Bimwe mu bikubwira yuko ufite imbaraga zirindwi, abatarazishyikira bakugirira ishyari. Ngira mugenzi ngo bareke bavugiraje bavuguruze, bareke bongorane zakura amagambo, bareke baraguze zabaca, bareke bagwagurukiriza abatenga, bareke bakwihe. Imana izakora. Ngirira abantu batatungizanya imbaraga zinaniza ibikurwanya. Mubwira ngo Imana izana imbaraga zinaniza ibikurwanya. Imana izana amavuta akuraho amavuta y'abadayimoni yakurwanya. Imana ihindura ibintu sha. Tipote kotara sanda bini wini foria tula bangora dra. Muri ziriya mbaraga Yosefu yafashe mu bwenge yavanye muri systeme yo kumara kwakira umwuka, ahita agira ubwenge bunesha icyaha. Muzi ko kuri systeme atangira yageze kwa Potifa bamujugunya mu cyo bita ngo n'urwobo rw'intare. Nani mu rwobo bamucukuriye mubishe mahere apayo neja kwa Potifa gutyo. Oya bamaze kumugirira ishyari. Bahita bati ukuntu kameze, kirwa karirimba kazunguza amabere ngo karazunguza amajipo ngo dore uko kiba kivuga ibyo bikakirenga, reka tuvuge tuzo yatuvanye. Baba bafashwe n'ishyari, baba baramujyanye sha. Yosefu baramutambika. Nambwira mugenzi ngo ufite amavuta ya karindwi bamujyana mu isezerano batabizi. Namba 2, iyo uri mu mavuta ya karindwi ibiganza byakuroshye nibyo byongera kukurohora. Kandi mbabwire, iyo uri mu mavuta ya karindwi akanwa kakubuze nabi niko kagaruka kukuvuga neza. Fire. Mumbwire ngo aho ugeze hari amazi Imana irimo iragukurikirana. Kubera iki kuri Imana irimo iragukurikirana? Aho ugeze hari amazi baragenda bamutsimba icara bamushyiraho urwobo. Awari mu rwobo ajyanyamo n'amavuta yakangahe. Namba 2 ajyanyamo amasezerano. Hano hari Imana ikurikirana ibyayo. Dushingiye kuri ryaje mu yange basha gukora cyane bityo dusaba. Nkuko imbaraga zayo zirigiza gute zidukoreramo. Ye baba we. Uziki no mane yanga gasuzuguro. Jibundi yerutse kuvutsa umwana bita Mose. Mose amaze kuvuka ahita yaba itegeko ry'umwami ngo bica abangana nawe bose. Kandi avuka Imana yamurunzeho imbaraga zirindwi. Azifite igumaho. Yasore uri kujyaye.
ngo sinaguhanira kuva mu bukerikere ukinjira hera cyane. Yes, herega ku byuma ntiyatanga agakiza gatangwa n'umwuka, sibyo sha? Kandi nibikomeza gutyo n'indege uzayurira. Kurura tugende, turi kumwe. Reka mbabwire, mwari muzi ko ahantu bagushyize Imana ihakurikirana bitewe n'ikikurimo. Ibwami haturutse itegeko ryo kwica abana bose bangana na Mose. Imana ibirarakara bati murica amavuta 7 uwo mwebuze icyo aricyo. Ahubwo genda ategetse ngo ajye gukugurirwa na pampe gisinuri warikizeho. Ariko mbabarumbwiriye abantu batatu ngo Imana ije kugucira amande abaje kugushinyagurira batarahawe ijambo. Mvasha, mva we, tega amatwi, ntabwo wabyumvise, si wowe kudafashwa. Sumva uko mvuze mukecuru, ijye kuducira amande. Ndavuze ngo Imana igucira amande abahagurikiye kugushinyagurira. Imana itabahaye uburenganzira. Imana ibacike, Baca amande. Imana ibacikisha. Iraze ibwira Farawo rari atijya gushaka pampe giso ya muturage. Shaka nicyo bita nomero ya mbere yanuze ya Kigozi na Serera zangu. Shaka n'ibigoma nimba ari bigoma byo kujya bamubinja bya bindi byose. Ibaze nawe bisobanuye ngo imbaraga z'Imana za 7 zirusha imbaraga ibikurwanya. Hahandi bamujugunye hamwe bagize gute. Imana iragaruka ibwira ibigabo bya Mutema ati niko sha, uriya mugabo afite amavuta ya 7. Cyambere zina ryange rizuba wakubwe. Cya kabiri umuryango uzacungurwa nawe. Urumva abantu bamuhanze amaso ni benshi, uramurangiza nkandi. Ari subirayo cyangwa umukureho wamutaye. Mbabarunde baramugenzo mubwira ngo amaboko yakure kuya atarageza igihe cy'Imana agaruka. Amaboko yakure kuya atarageza igihe cy'Imana agaruka. Amaboko yakure kuya agaruke. Akazi wavuye igihe cy'Imana kitaragera, Imana ikagusubizeho. Yego. Ubucuruza abadayimoni bakwambuye igihe kitaragera, Imana igira gute? Ugarure. Urugo rwa abadayimoni basenye igihe kitaragera, Imana igira gute? Ishuri wahagaritse igihe cy'Imana kitaragera, igira gute? Maze buriya mureba iyi Mana, ino Mana igira politiki. Ababita mu bana abanyabwenge n'abaswa kuri yo. Igira politiki yatari. None ubwo mu bana bari baraho bavindimwe bamutayemo, harimo umwe Imana yari yamaze kugira amaneko we. Maneko wande? Wowe hari amakuru mudafite. Iyi Imana igiye kugutabara muzehe, irabanza igafata ikintu bita maneko y'intasi. Buri Imana iza muri twe bajya gukwirukana ku kazi, bagakora inama ikaza imbere batayitumiye. Yaza mu mwana mwigana, yaca mu mwakoranaga, batatu bagasinya. Uwakana kavati ndabarahiye do ntabyo nsinya. Kumbi yari irimo. Ngira mugenza ngo nubwo utayibona gira hari, nubwo utayireba gira hari, we hariya mu bana irahari, mu rugo rwawe irahari, muri famille irahari. Abayamararuya erega nubwo ntakubonaga wari uhari, ahubwo nuko nari naguye isari. N'umwami utajya uburukwagira, abamwiringira bose ajya bimana. Uri yawe aya mashimwe na yawe unkuye mumwe. Iyi Mana ufite amakuru, uzagenda ubaza amakuru. Witwa Dawidi yagaraga amavuta ya 7, witwa Ahitofeli, n'undi bita Ndera Ashayisha. Umwe akamurwanya, undi Imana igahita imugira amaneko wande wa Dawidi. Bagakora inama yo gushwanyuza Dawidi. Umwe agahita atangira arya uwayigiraga ni Hushayi. Ariko akarogo inama za Ahitofeli. Ahitofeli yari afite imbaraga zigamije gusenya Dawidi. Ni nawe wagiriye inama Abusalomu ngo niurire amariri ya se kugira ngo asabe igihugu bakimukure mu biganza. Ariko Hushayi akaba yahageze kare.
kabatumva we ibyo witamo izakwica imana ye. Agahita nyiruka kongorera Dawidi ati barangije inama ivuga gutya bimeze gutya, kumbi imana yacometsemo icyo bita iki maneko. Noneho muzabaze umugabo bita ngo ni Pawulo, bagiye kumwica abayuda 40. Imana yazanye maneko y'akana kishwa ke, bakoze inama bati nagitinguka gutya muze tumusumira mu mwica. Akana nako kakaba karaje kari inyuma bati ndagira ngo umbwirire mugenzi wawe ngo nubwo bimeze nabi hari intumwa y'Imana ku buzima bwawe. Nibwo kakana kanetse amakuru gahita kagenda kongorera Pawulo ati 40 biyirije ubusa ngo ntibazarye ntibazangurapfa. Wanyumvise? Kumbi Pawulo rero itabye ati genda bibwira umuyobozi. Akabibwiye umuyobozi ahita foroninga ingabo 470 zigiye guhangana na babandi 40. Kuri uyu munsi wa karindwi w'amasengesho imbaraga Imana igiye guforoninga ku kibazo ufite n'umurengera nushaka kukigira uti baye hari imbaraga zigiye gukunaniza. Ababyize abazamura rero yawe kandi ndabizi rabikora sozi. Kamwe gahita kaza gahinduka maneko y'Imana. Ariko buriya ntitwakoze ubujiji kuba duhaye inama ukuze uriya mwana tukaba tumutaye mu rwobo, wari kumugurisha bakaduha amadolari 200 ntitwari kuzayaguramo n'udushyimbo n'umuceri munaka akayarya ntitumuhombera ubusa. Musaza ati bamwe bamutayemo nibo bagarutse kubera maneko y'Imana, bagaruka kugira gute kumuvanamo. Mbabarundebere mugenzi wawe mubwira ngo ukeneye umuntu ugusubiza mu mwanya wawe, ukeneye ugira inama urugo rwawe. Nawe muyobozi ukeneye abagufata amaboko, ntabwo wazamara kabiri batagufasha amaboko. Izi ntebe zicabaho na benshi babura abajyanama bazima birangira bibagiranye, bamwe ntitunakibabona. Ariko abakoreye Imana bari muri 7 Imana yabanye nabo. Ngiye kubabwira ijambo rikomeye nimushaka muryumve cyangwa murireke. Baramu na Baraki bagiye kuvuma Abisirayeli, bari baribitseho imbaraga za 7 bakora iby'Imana ishaka bakanga ibyo yanga. Bukeye Baramu na Baraki bagira inama yo kubavuma. Bagiye kubavuma neza kuko bazi umubare w'Imana. Baramu abwira Baraki ati unshireho ibicaniro 7 bingahe Imana yabihitiza vuba. Haleluya. Ihitiza ryari? Ihitiza ryari? Wowe wundi uzi icyo bita ngo ni application cyangwa mu gifaransa bayita nikira ni application. Ubuzi ko hano muri telefone harimo application jombamo umuntu yaje kukwandikira kasa akabaza gusa yifite amavuta ya kanini ubita application ya dayimoni kwinjira nikabanza kubaza Imana nimba yakutanze. Kandi sinabuze uko Yobu yarafite seme abantu babonye umuntu wa Imana akaba n'umukiranutsi wo undi ati ntabwo namukoraho nanjye ubwamwita muma iramugenza ngo itagutanze ari abagufatisha. Irakwima n'abakigugo ikakwima n'abahereje amazi ikakwima n'abujuje rwose, ariko Imana ikagira gute maze ikizakubwira ahantu hari amavuta yo hasi mugira ibyuma bizima muri mu maririmbo mwagera mu ijambo rigatangira gupfa kandi ari ryo riremo. Systeme shaka kubabwira nuko aka kanya tuvugana nta muntu wapfa kugenza uko ashaka. Imana itagutanze uri mu mavuta ya 7. None se umubwire ngo iki? Mfatira umugabo bita Nowa, ntimumuzi Nowa yabaga muri systeme ya 7. Bukeye Imana igambira kurimbura, ariko iramureba n'ubwo yata amavuta urimo ntabwo nayatesha agaciro, bandi bazapfa ariko nzakurinda kubera amavuta ya 7 uhagazemo. Nusoma ari amagambo uraza gusanga yaramubwiye ngo ufate ibintu 7 nanone ubihishemo bingahe, hanyuma finale
uza kuza kureba uraza gusanga iminsi 7 ishize amazi arimo agira gute, arimo yica abantu n'ibintu, aribwo umwuzure wa kane. Iminsi ngahe? Noneho iyo bavuze ngo bagiye kukwica bagasanga nawe ufite ya implication yo kuba mu cyiciro cya 7, birabagora. Bigira gute? Oya, bigira gute? My friend, ntago ari uko batacanye umuriro kuri Yohana. Barawucanye, abayuda baranicara baravuga ati mwenyegeze tureba, baranahungiza. Ariko Yesu yari yarabubwiye ati nguhaye imbaraga zizatuma abadayimoni batagufata uko bashaka, zizatuma batakwica uko bakeneye, zizatuma batagushobora. Bamushyize mu mavuta, imbaraga zikajya zihuza amavuta, ibasha gukora cyane buri tujya dusaba nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Bubuye amaso barebye Yohana bumva bavanga amahoro y'Imana n'abane namwe. Ati wapi uyo muntu ni dayimoni, tiyo ni dayimoni si umuntu. Mwongere muzane inkwi mucane tureba. Babikora bwa kabiri, bamushyizemo none amavuta aratogota, bagiye kureba basanga aracyavanga amahoro y'Imana n'abane namwe. Mfite ijambo rivanga mureke dukubita umudayimoni bita mushinyaguzi. Iki? Mumbwira ngo Imana imugukureho no kubana bawe no kwitorero. Wanyumvise? Imana igukureho mushinyaguzi. Mbabwiza ukuri, uriya mwuka w'ubwenge dusanze Yosefu yarafite, umugore yamugejeje mu cyumba arambwira ati nzaguha, ndaza gutereta boss, aguhiriye modoka adakunda kugendamo, araguha n'igihande cyo hepfo atajya ayobora, ndabizi aranyumvira. Kandi ikindi imyenda yose itamukwira nari narabuze uwo nyiha, none ngiye kwiguterera ipasi yose ugiye inyuramo bavuga ngo ni petit boss. Ariko Yosefu ngo bikubita amaso aravuga ati nyakuboha mabusha, ibintu byose by'uru rugo ndabyemerewe. Kumba arimo arakoresha ubwenge. Arimo arakoresha iki? Nimba nta bwenge ufite bugukura mu cyaha, reka kutubyiniriza udusakuriza. Kumwamba arimo mubwira niko arimo yoroshije akere. Yamaze kumenya umugambi ko agiye kurwana. Ko umwamikazi uko mubwira ati turaryamana, undi nawe akabatere agafungura ntamenye ko afungura, kuko yiteguye ko bagiye gufata iki ikora. Arangije gufungura neza byose, aramubwira ati ntabwo nakora icyo cyaha, Imana yo mu ijuru ndayimuha yashyizeho amavuta yawe. None rero ibyo byibagirwa umwami yambwiye ko ibi byose byemera icyo nemera n'umugore we. Ati ntidubuza sheri abafasha, afasha asanga ugiye afunguye kera. Basigarana ikote ajyana amavuta. Bwira mugenzi ngo reka bajyane ikote usigarana amavuta, reka bajyane isambu usigarana amavuta, reka bajyane umugabo usigarana amavuta, reka bajyane amafaranga usigarana amavuta, reka bajyane ariko usigarana iki? Dore uko ndeba byageze aho Yesu yavuze ngo niba kwambura umwitero uzatanga n'umukenyero gusigarana amavuta, niba gukuramo ijisho ukabona bishobora kuba ikibazo bazarijyana ariko usigarana iki? Ni nawe yahise avuga ati none wowe nimba umbwira ngo wubahe Imana urizera, fata ibyo ufite tubifashisha abakene tugende. Umugabo atabwiye ati nimba uko bimeze nzabanza bawigendeye. Kubera iki? Afite ibintu ariko nta mavuta agize gute. Ndagira ngo umbwire mugenzi wawe ngo amavuta yaguhesha amafaranga, ariko ntabwo amafaranga yaguhesha amavuta. Yibereye muri telefone tu ndebera, so natari ikibazo. Tujya tuganira n'abantu bakabere muri tacu. Jo mu Imana yarambwiye ngo abantu benshi bari gukorera iyo batazabona, abandi bari kubyinira itabaza. Reka mbamenera ibanga rikomeye. Nimuri ko turi kumwa iri jambo rero tujye twiremo byose, kubera yuko turimo tuvugana giye mufite agahinda k'abantu batangira barokore, batanga amafaranga yabo imyenda iragurwa muri korali, batanga amafaranga insengero zirubakwa, batanga amafaranga bakene bari bakirwa, ariko barangije nibabona ijuru. Kandi tugeze ku mugoroba w'isi, ubu nta maso mufite areba. Baba we yaba mwari muzi finale, ni ukuvuga ngo rinde ikintu bita amavuta akurinde kuzashinyagurirwa. Kuzagira gute? Kuzagira gute? Ntabwo byumvise kandi nta gahinda gakomeye ko kuririmba ariko gashinyagurirwa nyuma. Keretse wabimwe batera mu rushinge nibwo byamfasha. Ntabwo mfite ukuntu nabibabwira, birananiye. Abantu basigaye baryohewe n'ubusupu bwa diyare.
bazaba bafite inyigisho zihwanye n'iminsi y'abadayimoni y'irari ryabo. Ariko ndenda kubatangariza, umuntu wese ufite ubwenge bumukiza mu cyaha akagicika agiye gufata amavuta ya karindwi. Ubwo ngubwo ndarenze ngeze ku mavuta ya gatatu bita ubuhanga. Iki buhanga. Muyobozi wa korali, uzi ikintu kinezeza Imana ikabura ikwirwa, ni umuntu ufite ubuhanga buva kuri yo. Ubu dufite system yo kubura ubuhanga bw'Imana. Ndibabwira uko byagenze. Byatangiye hari abantu b'abahanga ku basaza bari hano barabyibuka. Abana ba Eli n'umuryango ukomoka kuri Eli bari bafite ubuhanga bwo kudoda imyambaro y'abatambyi. Bari bafite ubuhanga bwo gutaka urusengero bakamenya uko bashyira ibitereko by'amatabaza nuko babitunganya. Bari bafite ubuhanga bwo gukora icyo bita ngo nahera cyane. Aba bantu bakaba barejerejwe ubuhanga bwo gukora icyubahiro cy'Imana n'icyo bita gukora igicaniro cy'Imana. Noneho birangije kubera ubuhanga bari bafite, iyo bamaraga gushyiraho bya bicaniro nk'uko bavuze 7, ntago bategerezaga yuko bajya kurahura umuriro. Imana koko bakoze ibyo ubuhanga ishaka, yimanuriraga umuriro ugahita ukongora igitambo. Banyumvise? None bamaze gutangira kubivangavanga, kugira gute? Kubivangavanga, amavuta ya karindwi yabashiranye ntayo bafite kandi bashaka gukora nk'ibisa nayo. Baragenda bagenda bajya kurahura ivu ryo kwa Dativa ry'ibishishwa by'ibishyimbo. Barazana barahutera imbere y'ibicaniro by'Uwiteka. Bahutereye imiriro iraka. Ariko abasaza ba kera bazi umuriro wa kera uko wakaga. N'impumuro y'umuriro w'Imana wamanukaga. Nuko Imana yasaga mu rusengero yamanutse. N'imbaraga z'Imana uko zumvikanaga umuriri Imana yaje atari Imana. Baravuga toya, nubwo turimo tureba uyu muriro ntabwo umeze nk'uwajya gucanwa mu minsi ya ryari yashize. Baragenda babura rezo y'icyo bitubwe ubuhanga. Kavati Diamond nabonye agira atya, namwe mujye mugira gutya. Mwene muzagire gutya ariko mujye mugira gutya. Ese musena mukora ubuhanga bwa Diamond. Ubuhanga bwajyaga busanga umuririmbyi. Kavati gitarewe inuma zaho ziraguguza numva muvaho. Haza kwipenda sasa, penda sarabu. Shugunya pe. Uziko buriya buhanga bwaje gutuma bahekesha isanduku y'Uwiteka amatungo. Ubuhanga bw'abantu butari ubw'Imana. Imana itibica. Naho yivugururije. Vuga ati naravuze ko umuryango wa Eli uzaba batambye iteka. None uko mbabonye muzanye ibishishwa by'ibishyimbo. Yes. Yakwishaka mu buhanuzi akabubura. Agahita gubaza atari ufite abana bangahe. Kuko ntabwo umuriro wa kera wabuze. Hagakora impano ariko hadakora iki? Buhanga. Bituma babifata uko babonye bihinduka salama. Umwe ati ati hari n'uwambye ku murima nyobe y'amasengesho ngo temba givera frasheri we. Ndavuga ni kateka. Temba givera frasheri. Ndumva nshaka kubabwira ngo Imana irashaka kubakira amavuta ya karindwi. Yakangahe? Reka nsoze mbabwira ko amavuta y'ubuhanga. Yiki? Amavuta y'ubuhanga agarura Imana aho bayikuye. Ayumvise? N'ahantu witwa Eliya yahagaze yitabwira umwami. Abiya ati genda umukene nta mfizingira. Ariko mfite Imana n'ubuhanga bwayo. Zana imfizi ebyiri we woroye. Turebe Imana imanura umuriro. Iri mwijuru ikajya batura umuhanga sha. Ariko mfatire mugenzi wo ku rutugu turagashimwa n'Imana ukiri mu isi. Uragashimwa n'Imana ukiri mu isi. Ndagira ngo mbabwire muri system iriho. Naringeze kuri system ivuga ngo Imana ibaho umwuka w'iki w'ubuhanga. Umwuka wa kane ni wo kujya inama kugiki. Uzi umwuka wo kujya inama kunezeza Imana.
ni handi ushobora kugera ahantu ugahita umenya icyo Imana ikeneye, ukamenya icyo Imana ikeneye. Mundi mbariza mugenzi uturebye abantu bari hanze wumva ntacyo bazakora hano. Nimba ufite umwuka w'ubujyanama urebye abantu bari hanze nta kintu umwuka bayishurira mwazakora hano Imana ikakwandikira. Iyo ugera ahantu ufite umwuka w'ubujyanama wita uvuga iki kintu kirakenewe, utari nta n'ukikubajije wita uvuga bo genda abona byagenda burya kandi nanjye nkabijyamo nawe ukabijyamo, mundi Imana igahabwa iki? Uyu mwuka w'ubujyanama warabuze kugeza ku rwego wowe tugirana ikibazo. Bibiri ivuga ngo nugirana ikibazo na mwene se uhamagare mugenzi wanyu abakiranure, nibyo ngo uhamagara uwa gatatu. None ubu ngubu uhita uhamagara ribu. Taro zana amapingo mwana. Ribu rero hari izino ariko hari n'iza Uganda. Iza Uganda sinzi uko zitwa ariko hono neho yaje. Umupasitori ahita mujomba imitwaro 10 y'amafaranga. None bagahita bavuga ati nikose baba batipe ni Imana basenga. Pasiteri agambanira mugenzi we akamutangira ruswa. Bagahita bavuga ati ja abasi bakatonda. Ati ahubwo mu bifunga ibi bisengero byabo n'iby'abanyamitwe. Kubera iki? Nta mwuka w'ubuhanga uhari. Ndavuga hakurya hariya. Nta mwuka w'ubujyanama uhari. W'ubujyanama ubabarira umuntu ataragusaba imbabazi. Iyo ubonye umuntu ko ufata wowe nimbura umujyi mujya mu ijuru nkagakomeza, ubwo ufite umwuka wa karindwi n'ukarekura aho kugira ngo ntwaro amavuta njyana amavuta. Umwuka wa gatanu uravuga ngo nuwo kumenya Uwiteka. Kumenya iki? Daniel yaravuze ngo bazimana bazakone nibamara gukomera bakora ibyiki korera Imana, turebe Imana iri mukorera iyo ariyo. Hari n'igihe n'agafuka utagatanga seze ku mwuka wa karindwi bita uwo kubaha Imana. Kubaha iki? Akaba ari wonsozereje mbabwira ngo nimba uri mu mwuka wa karindwi wo kubaha Imana, dayimoni kurwanya Imana irayicucuma utarasenga. Because Bible iravuga muzeyi, Bible iravuga ngo abubaha Uwiteka iyo bicaye bateranye. Oya buratsa ko naka Dawidi iyo bicaye bateranye marayika w'Uwiteka ahita afata igitabo agatangira kuza gufata amakuru. Ngira mugenzi ngo nimba umanura marayika urakazi agatangira gufata iki. None ubu ngubu ujya kureba ugasanga aho kugira ngo aze ugasanga ari ibibazo by'uyu nguyu n'uriya w'inyuma batakemuye ikibazo bafitanye. Number 2, Dawidi yaravuze ngo abantu bubaha Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo wari uhamye iteka ryose. Shoje mbabwira ngo noneho abubaha Uwiteka izuba ryo gukiranuka umva we rizabarasira rifite kujya wite ntabwo ari ngombwa kusenga. Umwe yaravuze ngo niyo ntarahamagara nsenga yiravuga ngo humura mwana wanjye rizabarasira rifite dore uko ndeba ujya kuburana urubanza ugasanga warutsinze utaranaburana kuko hari izuba ryakurasiye. Soze mbabwira ngo uyu mwuka wo gushinyagurirwa niwo tugiye gukubita. Ni umuntu bita Samusoni Imana yari hamagaye ahagurukana imbaraga bahita bagambana kuri Delila aramushukashuka ngo mumaremo imbaraga ahamagara bogosha bari kwiyogosha umwimerere wanyu ku buryo ahurura ugahita ujya gushaka igicupa cy'amavuta ameze nk'avi kuzimu utamenye yava afite ibintu bishashagirana hano buri kanya akajya yuhamaho buri kanya akihomuka bese atarabyisiga ko ari muzima biriya byamuteye kumbi bamukuyeho umwimerere bamusigira ibintu bimeze nko gushaka gusa nabo ukabona harimo utuntu dushashagiranize ariko urambarwe akomana Israel nimukomeze niko zirimo zigenda zivaho. Barimo barabogosha kugeza ku rwego umuntu yambara akadodesha umwenda utamukwira nk'umuntu akambara agapantaro kamuhambiriye kujya ugakuramo bagatera amazi. Ibyo bintu byaje bite? Bari kubogosha kugeza uko basigaye bajya ku ruhimbi ahera nta bwenge bafite bambaye inkweto zitagira amasogisi bibanze bagenda bimeze nka dendo ngo niba ari bapare ngo niba ari wariyo ngo niba bapare nta masogisi bambaye kugira ngo bakunde bamere nk'abanyaburayi. Ibyo bintu muzana ku ruhimbi bitarimo amasogisi mwabivanye he? Ariko barabogosha birarangiye kugeza ku rwego uri mureba umugabo wamureba ukamureba ukajya umucunga kabona hano yarahogoshe naho arahogosha ariko asigamo karake para kono ukabaza se ni shehe. Noneho kumbi bamubwiye ngo iyo ni system y'abastari wanyumvise y'abaki hano rero naho hari deri urimo uvuga
mama we ejo bundi hari ahantu hagize isoko nsoza ndabizi iyo vuze ku cyaha bararakara baraje bancika haje isoko baravuga ati mu gihugu cyacu ntambwa tuhakeneye ariko imbwa akaba ari boro muri icyo gihugu imbwa ari boro ariko intama zari zemewe bahita bafata intama rero barazibaga bazambika imbwa ariko mbabwira ibintu byose bireba ku muntu byahinduka ariko ijisho nirihinduka bwira mugenzi wawe ngo ijisho rya Imana irarize babyambika intama imbwa bazambika intama babipakira fuso none biragenda bigeze kuri boda uwo kuri bariyeri akagera bakavuga ati ariko izi zose ni intama ariko barabura ijisho mwari muzi ko tugeze kuri kategoriya hasigaye n'abavuga butumwa bavuga bamaze gushyiramo rimwe nabonye Buganda hano umuntu afata icupa rimwe rya Energy ajombamo icyuma arangije araguruka agira ngo agiye kugendera mu biti ndebye ninukirije ndamubwira kumbi baramwogoshe byararangiye afata rero ndabona ibi bintu bimvanze gira mugenzi wawe ngo n'Imana byarayivanze hari ibintu byayiyobeye noneho bareba ijisho bakabona sirya intama ariko bareba uruhu n'ukuntu arimo aririmba n'ukuntu yiyatora n'ukuntu yibanza bati n'ukuri kw'Imana n'umuntu w'Imana abati mva rero ntabwo biri buvamo tugiye gufata igiti gira mugenzi wawe mwanza kwemera kuneza Imana igiye kuzana igiti zazana igiti nibwo bigiye gusobanuka do mugumya muvanga umugore agira abagabo babiri umugabo agira abagore babiri biraje bisobanuka arangije bitoye umurongo ibitama n'ibibwa bivanze akagira cyangwa bariteguye ati pa intama ntivuga niyivuze iti nihirayo ageze ku rubwa ati pa ngira mugenzi wanjye imizinga igiye kuzavamo imyibano twisengere bahita babwira yambwa ati jya ku ruhande hariya Jean mbabwiza ukuri abadafite amavuta ya karindwi imbere kuhatambuka bizagorana kuko barazana amafaranga babwira ati abatinganyi nibo bagomba kubona amafaranga cyangwa babwira ati ababyina nijoro nibo bagomba kubona amafaranga ariko ndagira ngo mbinginga baramufasha bamaze kumufata ngo derira ngo aramusinziriza icyagamije ari ukumushinyagurira ndumva ashaka ko twirukana umudayimoni mushinyaguzi murabyemera mama urabyemera twirukane mushinyaguzi uri tayari kandi nawe Imana iramye kurinza kuzarwara uburwayi bwatumushinyagurirwa no kubura umwuka Imana igiye kubikuraho sereri bagiraga Imana igiye kwihagarika n'ubwamaguru Imana izabugukiza kandi icyifuzo cy'umuryango wawe Imana igiye kugikemura mbabaro ndabara mugenzi wawe mubwira ngo turashaka kwirukana mushinyaguzi uzi ko hari igihe usenga ari ugasenga mushinyaguza kuri hejuru mugore baramujyanye sha ugasenga amafaranga bare hari ugasenga dayimoni yarakuriganyije umwana asigaye aba mu kigo cyo kukuramo ibiyobyabwenge tujya gukubita umuzimu bita mushinyaguza tumukubita cyangwa tumureke baba baramufasha baba baramwogosha baramuzengereje baramwogosha hano hari abatipe kazi b'abagore barakaye nimureba neza murasanga igihe Baramu yajyaga gushobora bari abantu yarababwiye ati Imana yabitinya ubusambanyi mushyiremo abagore bambaye ubusa bajya bagaragaza taye banagaragaza ibibero na mukondo wazi niba basambanye Imana izabavamo mu bico uko mushaka none n'ubu hari abatipe barahanga b'abagore bari muri salon de coiffure bashinzwe kugira ngo banogonora abagabo barakogosha bamara kukogora ati cura amasa umuntu ukugura akagushyira hagati y'ibibero agashimashima ashimashima amavuta bayamaraho yahagarara ngo ajya muraririmbi ngo niyihese kandi bamurangije ngira mugenzi ngo mushinyaguzi turamwirukanye mu izina rya Yesu haje ikigurupe cy'abagore ngo gishinzwe ngo kuruhura mu bwonko ikigurupe cy'abagore ibyo barimo bakora biragatsindwa n'agasani ngo bajya kuruhuka ngo baruhura mu bwonko Imana ibarinde mushinyaguzi baba baramwogosha amahoro bamwogosha kwizera bamwogosha gusoma Bibiliya asigara yihungura uko bamutumiye tugenda badufata sorutifu ubundi ibindi byose ariko TikTok courage Facebook courage YouTube courage baramwogosha urukundo bamwogosha ubuntu asigara ajya gukuramo kagira ni teremusi imeze itya bamwogosha ikintu bita amahoro haleluya amen
baragenda bamwogosha ukuri, ibinyoma bisigara ridanje. Barangije bahita bamwogosha icyo bita ngo nimba ari ubujyanama gusangira, yazajya agirana mabyo ati buriya barakuroga, ati turi mu gitatu, bakuraho. Asigarana impano yo kuririmba cyangwa yo kubwiriza nkanjye, ariko bamurangije. Ikizamukubwira rero uyu nguyu hose arafana, azagera mu by'Imana afane nanagera aho bavango hose arabyina zose arazirepeta tu. Ni mupenda byote, ariko ndashimira Imana ko igiye kudusubiza amavuta. Mfatira mugenzi ikiganza umubwire ngo Imana ikwamurireho rushinyaguzi. Akiraho amaze nk'aho bamurangije, batangiye kumushinyagura ngo do. Ndangije mbabwira ngo ndababaye, mfite agahinda gakomeye. Mbonye ababaye ku ntebe y'imbere ari abashumba bakomeye, badashobora no kuyicara. Bivanga Imana ntirobanura ku butoni. Nashaka abe yari n'umuvugizi, mwabibonesheje amaso. Ntabwo Imana irya ruswa adashobora kubakandagira. Mbonye abashumba b'uturere binjiraga tugatitira, adashobora no kuza ngo muhe mikoro ngo asenge. Mbonye abantu bajyaga binjira isigaho bangana, ngo waraje twese tugahaguruka, ariko kubera Imana bamaze kumwogosha wagasigara atagisha no kuvuga. Irambwira ngo kuryo bibona nta muntu ukomera iwanjye, hakomera ukomeje ibyanjye. Ntabwo mubyumvise mva mubwire, nahangaha wicaye nawe wakomerera, hakomera ukomeje ibyayo. Mbonye aho korari ririmba amarira akamanuka, yamara kubwogoshwa igasigara ni za kera. Babahamagara gateva ati mutubabare muturirimbire za kera mugifite amavuta ya karindwi. Ati zubu muzirake, ntabwo muyaze wa makuru. Impanda iri he? Hari wayirushije kuturiza. Imbuzi iri he? Urayizi wowe? Mfite imyaka 30 muri 2000, ariko ndagira nkubwire ntubikinemo, kuko niyo bikinyemo ikurwaza ikurwaye izagukocorera imbere. Mubeshe se nabonesheje amaso y'Imana igira agahinda kabayitobera bikarangira ibishe. Hariya ku Gisozi pasitoro babiri, umwe yatagiye kumera nk'umusazi, uwa kabiri yajyaga ajya kubwiriza yasinze, bamukubise umugeri kuri bonana itapfa nk'igikeri. Munyemerere umbwire mugenzi wawe ngo ingingo Imana ikugarurira ibyo wanyazwe. Tubone uko twirukana umudayimoni wo kutwidoga hejuru ngo ari magira gute, ngo bagira ngo bakunde bagira gute bamushinyagurire. Ubuziko ndimo ndeba baririmbyi bari bafite amafaranga, rero mu Rwanda rw'ubukene ntimurarwana rw'ubukire. Wowe nimba warakennye wari watunga miliyoni 100, use navakukijijwe. Uzibonye nibwo nabyemera, kuko umukobwa wese wahonga $1000 ntabwo yakwanga. Hari urugamba turwana dukennye, hari n'urwo tuzarwana dukize. Wowe uri umugore utari wabona miliyoni za 50, ngo umugabo ashome nta kazi afite, mubana umwuba, nibwo namenya kukijijwe. Utagiye gushaka abagukora massage ngo bajye bakandi ibinyita byose ngo nibwo busirimu. Bashizaho musigaye mujya gukora buradisha mukajyana veruje zo mutajyanye cyara nizo mujyana ubu ngubu, ariko si mwebwe n'urugero ntanze dutakambire bene wanyu. Mureke mbabwire mushinyaguza tumereye nabi. Soze mbabwira ngo iyo umwami abuze icyo ashaka mu muhanuzi, ubuhanuzi barabuzina. Bahamagaye Yosefu ari muri gereza, baramuvuga ati nimba mutabonetse usobanura ibi bintu, kandi ibintu bya karindwi bizasobanukira muri karindwi. Umwami yaryamye arota amahunda 7, ananutse mira 7 abyibuye, inka 7 zimira, inka 7 zibyibuye. Bahamagara abanyamasengesho bose birabacanga, ariko hakaba umwana uyafite hariya. Uririmba ufite amavuta we, ntago indirimbo zakujyana. Bagize ngo bati tubice abantu bose n'abasenga n'abahanuzi. Babatoya hari umuntu wafunganywe n'abantu babiri bavuye ibwami, ibyo barose yahise abisobanura, ari mu mavuta ya karindwi. Bamwita nde? Yosefu. Umwami ahita avuga ati rero kugira ngo ibi bintu bya karindwi bisobanuke nuko haboneka abandi bafite imbaraga za kangahe, mutunga ibiganza ku muyobozi wanyu mubwire ngo Imana mu mavuta ya karindwi. Impamvu ndimo mbabwira gutya nuko ejo mundi habaye iterabwoba ry'umugabo itanamani wari umugabo w'ingabo za Siriya, arwaye ibibembe ariko akeneye Imana ya Isiraheli. Ubwo yazaga muri Isiraheli, umwami yahise ahamukara avuga ati muhamagara abanyamasengesho. Bahamagaye uwitwa nde? Elisa. Arambye ati ndi muri karindwi nimugire ikibazo cy'ibwami, ko dupfuye ati nta gupfa tuza. None ibwami barimo barashaka ubuzima muri ADP, bagashaka mukuri bakakubura, kavuga ati mufunge n'abayaye. Kubera iki? Habuze mukuri. Ti umva ntagabata guti ntacyo muba mubwira nsange. Akimugera imbere
arambye ati wacu wakora 7 jya mu mazi hariya hari wibira mu kangahe 7 ese bavuga ibya karindwi uri muri gatatu byashoboka muze we wasubiza ikizamini cyo muri siziye muri turazeme umugabo arazagiyemo rimwe agiyemo kabiri wa gatanu wa gatandatu bitangira kugaga abandi bambye ati hangana avuye mu bwa karindwi ahita yinduka umwana muto afata itakara yiriyora niyo mpamvu Imana yanyu yabuze bapagani bambaye ubumini nibo bazaga kubashakaho Imana abadefirije nibo bazaga kubashakaho Imana ariko ubu bayibuze muri yuzuza gusa mukikirigita mugaseka ngo mufite umwuka ariko hari ikibazo cy'amavuta tuzuye musaba Imana yuzuze abageza atyo afata itakara riyora araryikorera arijyana muri Siriya akigera mu kigo cya gisirikare abwiye atara taburi cyari Yesu afanda imogi zose mutwike gapote zose musore hano mwese mugiye gusenga Imana ya Isirayeli dore gutaka nabuzanye muhindukirira ndagira ngo mbwira mugenzi wawe igituma udahindura abandi nuko utahindutse uhinduye abangahe n'abakozi bako bakunaniye barangije bageze ngo baragira barapfukama Imana ya Isirayeli habwa iki icyubahiro ndagira ngo mbabwire ikintu biti gisuzugura Imana ashaka kugica ku itorero umuntu wese nabwira abantu batatu ngo Imana dukurire igisuzuguro ku itorero vuga ngo Imana dukurire igisuzuguro ku itorero hari abantu bagize agahinda ngo dusenge tugiye kwirukana umwuka wa mushinyaguzi umukozi w'Imana amatangiye kumushinyagura avuze ati datunyibuke umeze agasatsi mporera amaso yanjye ndabona Imana igiye kugarura imbaraga wanyazwe Imana igarura imbaraga wagize gute